never very comfortable for it. Why? Because ko boss ari hano. So icyambere ni muri weekend nakazi gahari. So ariko araryamye ari busy na sheri. Okay, try to exchange ube ngiye utekereza ukundi kwiyumva ndi muri press imwe na boss. Ndamubwira. First of all, iyi nzu n'ibirimo byose ni ibyanjye. I know, ariko icya kabiri nawe uri uwanjye. icya gatatu ubwenge n'umutima n'urukundo byanjye byose ni ibyawe. Sibyo? Hano uri ibwami kandi n'ubwami bwawe n'umwamikazi umutima wanjye. Don't worry, okay? Tazatuma mukunda. Kubera iki utankunda? Ntabwo nkunda gusara nyine gusazwa n'urukundo. Uzi ko utari fair. Bebe kuki iryo jambo ukunda kurimbwira? Uzi ko njyewe nasaze tayari we nagushaka gusara ngo nsange mu bisazi by'urukundo kamwe. Ntabwo nge nisibaze ngo ngufashe gusara ninde watabara undi. Nta kibazo twese dusare. Relax, okay? Aramutse iki? Nyine basi nyine aramutse amenye ko ni nawe. Ariko se kuki uri kuvuga boss cyane? Chris ntamuvuga. Why? What's wrong? Urumva biri no muri ro kuba ndanamwe na boss wagiye. Ndeka afate boss seke ryo mu rukundo. Ndagukunda. Cyane. Chris. Nawe shawari mwiza. You're so beautiful. Stop it. Chris mbatsatuma nkukunda kandi mfite. Ufite? Akazi kenshi go gukora. Kelly. Oui. Ufite? Ifite akazi kenshi. Urabizi ko ndamutse ngiye mu rukundo nyine nkamera nkuko nyine abantu nyine zibasabye n'urukundo bamera. Nakica akazi k'abantu kandi twako ariho bamenye. Sibyo? Okay. Reka nkwereke ikintu tugiye gukora. Kare akazi ugiye kugahagarika. What? Chris. Yeah. Mfite amafaranga, mfite power, mfite ubushobozi bwo kuguha icyo wifuza cyose mu buzima. Chris, listen. Urumva? I believe in responsibility. I know you believe in responsibility. One day it's gonna end. Ariko mfite gusurviving back. What's gonna end? Ese nta nishuti ugira? Inshuti wowe buryo? Nzakubara ibintu ko. Julie, don't worry, Dore.